Ndabasoje abakurikiranye Fofo TV show. Uyu munsi nje kukwereka ukuntu watega igitambaro kidira. Mwese murabizi amadira kuntu abameze abajya kumera nka echarpe. Hariho abantu bazi ko utapfa kuyitegamo modeli, ariko nje kukwereka kuntu watega modeli nziza kandi nukuri ukabuberewe ukabusa neza ukagenda mu nzira usa neza. Ngira ngo dutangire tuyitega, ariko reka mbanze mbasuze mumeze gute, abakurikirana Fofo TV mumeze gute, abari mu Rwanda ndabasuje nizere ko mumeze neza, abari hanze y'igihugu namwe ndabasuje, abarundi ndabakunda cyane, n'abandi bantu mukomeza kudukurikirana no kuri umutima wanjye urabanezerewe. Reka ntangire nkwereka ukuntu watega idira kandi bigasa neza bikaryoha. Yifate ihagaze ntabwo itambitse, turayihagarika gutya turakubiranyamo kabiri, urabibona, twongere dukubiranyemo gatatu, ukundi nyine urabona ukuntu agatambaro kangana, nuko nguko nkashaka kangana. Noneho urahita ugafata ufatemo hagati na hagati, nurangiza ushyire ku mutwe wawe. Hari abantu babinsabye cyangwa ahantu nsha nabiteze bakambwira ngo wasatwigishije gutega gutyo, abo nabibwiye ngo barindire kuri kamera. Nizere ko uyu munsi musubijwe. Iyo usojeje uhita ukazana gutya ukazirika, ukumva ko igitambaro cyawe kigize gute, kigufashe. Nukuri ndakubwiye ibintu ndi kukwigisha bizakubera pe, nta muntu bitabera. Iyi ntego ndafata akangaka k'imbere kagire gutya, ndizera ko uri kubona ukuntu hagize, kubera ko idira aba ari rirerire ndakagaruramo gutya. Urabibonye, dore inyuma ukuntu bimeze haratangira. Komeza kurikirane. Noneho turahita dufata aha dusesekemo, tugenda tugobekamo ahangaha, hano muri zino mpande, ugaruke n'ahangaha ugobekemo neza ku buryo ibintu byawe biraba bisa neza. Ngiye kwerekana hano inyuma, uragobekamo, yego uragobekamo. Hari abantu bambajije bagiye bambaza ibibazo, abantu bakeneye ko nza gusubiza ibibazo mwambajije mu ma message. Hari benshi bagiye babimbaza, mwandike muri comment mumbwire nimba ikiganiro nzakora nje gusubiza message muzakireba. Hari ibibazo byinshi mwagiye mumbaza, munyandikire nzakibakorera. Aha uri kubona ko maze kugobeka. Hari abantu basubijwe rwose bagiye kubona ino video. Ndahita mfata kano gatambaro nasigaje hatunganye neza ku buryo ndahita nkagarura gutya. Urabibonye, ndakagarura gutya nkazane, ntabwo hageze imbere, ndahita nongera nkagobeke. Gobeka neza kuri ibintu bisa neza. Nimba udakunda gushyiramo amatwi, urahita ukuramo amatwi yawe. Dore iyi niyo ntego ya mbere, ariko ngiye kubereka intego 3 wayitegamo kandi ukaberewe. Tubwire nyuma urabibona gute, andika muri comment umbwire. Yego, iyi ni intego ya mbere, ndizera ko muyibonye. Sibyo nshuti zanjye, murayibonye. Reka ntege indi ntego ya kabiri, ariko iyi ntarayikuramo. Hari no kuntu ushobora kugafata akangaka ukagakaraga, wahitamo ibikubereye. Andika muri comment ibyo ubonye ari byiza, nimba ari ugukaraga cyangwa se ari ukukajyana wakazinze neza. Sorry gatoya kugira nkagusoreze neza, nkakwereke n'inyuma nkwereke ukuntu biba bimeze.
nako nyine turakagobeka muko akunda inyuma. Reba andika muri comment umbwire inyuma urabona bimeze gute, andika muri comment nimba wagakaraga cyangwa utagakaraga uzakora ibyo ubona bikubereye. Iyi ni modeli ya mbere, reka nshiraho n'indi ya kabiri. Simba shaka kubakorera ibiganiro bibarambira nshuti zanjye, ndagira ngo tugire gute tubikore vuba vuba. Iriya ni intego yindi, noneho ngiye kubereka indi ntego wayitegamo ariko uzinze kabiri, sibyo chérie? Dore ni gutya warangiza ugahita uzinga bwa kabiri. Yes, ndizera ko wayibonye. Nagure tuzana gutya inyuma. Iyi modeli itandukanye n'iriya mberetse, nahita uzana ndabibonye nshuti yanjye. Noneho numara kuzana uratunganya, nurangiza urakaraga igitambaro cyawe, uragikaraga. Nizera ko uri kubona ukuntu ndi kugenda mbikora ku madira, biba ari byiza pe, biba biberanye. N'iyi nayo ngiye kuyiberekamo muyirebe. Turabizana gutya, ingere tugarure. Andika muri comment uri kubibona gute. Iyi ni intego yacu ya kabiri. Simbizi ukuntu bireba, reba n'inyuma ukuntu bimeze. Tubwire sheri wanjye, tubwire. Hariho abakunda gutya, ariko ubaye udakunda iri pfundo, reka nkwereke n'ukundi kuntu wabigenza. Ubaye udakunda iri pfundo, ushobora kuyifata warangiza ukazana, ukumva ko intego yawe ibaye nziza, ugatunganya. Abadakunda gupfuka amatwi ndababwira ko wayapfukura. Reba, uri kubona atari byiza? Ndi kubona ari byiza. Sinzi wowe intego wahitamo. Aha, iyi yari ya kabiri nkweretse ukuntu wakora. Reka nkwereke n'ubundi buryo busanzwe. Hari igihe waba uri umumama mukuze, izi ntego za mbere nerekanye n'iz'abana batoya, ariko nimwe ya mbere ukuze nabwo wayitega. Noneho reka nerekane ushobora kuba uri n'umumama ukuze cyangwa uri n'umukobwa kandi nayo ikakuryohera. Reba, ndaza ndeko kiringaniye, nindangiza ndatega bisanzwe. Sibyo nshuti zanjye, nindangiza mfate iki gitambaro cyanjye gikarage. Idira yacu twayitegamo ibintu byinshi. Izi ni nkeya mberetse, sibyo? Ni ukugira ngo ube wabona iyo wifashisha. Iyi ni nkeya mberetse, ariko mpari ku bwanyu nzakomeza mbereke n'izindi ntego, kandi ndabizi ko muzaba muberewe. Mbashaka ko nabereka ibintu byatuma musirimuka mugasa neza. Umva, hereza n'abandi iyi video ni ukuri bayirebe nimba uyishimiye. Sibyo, urabona nakaraze, nagiye nkaraga. Iyi ntego pe, uri kubibona? Urabona utari simple? Mberetse intego zoroshye, reba n'inyuma, urabona bitoroshye. Iyi ntego wayikora kandi ugasa neza, abantu bakavuga ati uyu mumama rwose ni umusirimu, uyu mumama arasirimutse. Ndabashimiye abantu twabanye muri zino video. Nimba zakonejeje kora like, nimba utarakora subscribe nagira ngo nkubwire kora subscribe, mukore share, comment, mutere comment kugira tujye dukomeza kubana no mu yandi ma video. Ndabakunda
ndabishimira, mugire umunsi mwiza, bye bye.